Kristo. Nasalimu watakatifu wote kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe. Salama ya Bwana Mungu awe pamoja na ninyi. Mu izina rya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Nanezerewe cyane. Nafurahi sana kubona Imana yongeye uburame. kuona Mungu anatuongezea kudumu. Aba turi bazima. Tuko hai. Tutabikomoye mu mbaraga zacu. Sipotoka kwa nguvu zetu. Ahubwo tubikomoye mu mbaraga zinatoka kwa Mungu. Imbabazi Imana itugiriye. Na fadhili zake. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Jina la Bwana lipewe sifa. By'umwihariko nshimira Imana. Ya kipekee na mshukuru Mungu. Buriya abo bavugaga ngo bitwa John Ninge. Ule ambao wanasema anaitwa John ni nini? Sere twamujyanye amerewe nabi cyane. Dada tulimubeba kwenye hospitali akiwa kandi kiriya kintu cyamuryaga akiri no muri Afurika. Ile kitu ambayo ilikuwa inamtesa kali Afrika. Batampera bakamuha imiti tukaberwa ibyari byo. Batampera banamupa dawa tunasahau ni nini. Ariko ageze ngaha lakini alipowasili hapa Imana iramutabaye. Akamtetea ko twari tuzi kari buducike twamujyanye yarembye cyane. Lakini alikuwa tabani sana. Nabonye bamvanyemo bamwe ngo muvanemo impeta ndavuga ngo naambia nimuondoe peta kidoleni ikasikia twakoranye mariage ngo nimuvane fanya ndani mariage nimuondoe peta ndayibika nikaiweka marira menshi ndani ya machozi mengi. baraba ngo ni musezero bwanyu wakaniambia ni mlango ya mara mwisho. Babaganga ko batangiye kuntera ubwoba. Ni waganga wananiletea hofu sana ni nini? Barambira ngo niba ari ijambo washaka kubwira rya nyuma ari kubwira. Kama kuna neno la mwisho unaweza kumwambia mwambie. Ariko buryo cyari cyabiteye cyane nabo bari bagize ubwoba kuko umuvuduko we wari ugeze muri 200. Iliyosababisha ugonjwa wake ulipanda sana imefika kwa 200. Kandi buriya abazwe kabiri kose. Pia wanamfanyia operation mara 2 bwa gatatu. Ilikuwa mara 3. Bibatera ubwoba baravuga ni musezero bwanyu. Lage mara ya mwisho. Nanjye mvugira mu mutima ngo ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Yongeramo ibyiringiro yuko iyatabaye abandi nanjye yashobora kutabara. Barabazungu 8 ariko basaba ko bahuma tugasenga mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Gira ngo barasuzugura ariko burya nabo bubaha Imana yacu. Nabwiye Imana ngo niba ukunze ko naba inshuti y'abagaragaza basi bikore none. Ariko nkuko bajya kubaga abantu Branham yabasengera aho kanya bagakira. Niba hari ikigwara kirimo ukigaragaze kandi umusere umudukirize. Bajya gufungura amaso bagora mu ntoki baravuga ngo Imana usenze ugira ubwoba umuntu aragaruka amahoro. Imana tumira akaba ashoboye no guterana amarira nihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Kandi abadusuye abadusengeye Imana ibakubire karindwi. Haguruka dusoma amagambo y'Imana mu gitabo cyo Kuva 25 umurongo wa mbere. Turaza gusoma n'igitabo cy'Abakorinto mwene data karagenda aragushakira igitabo cy'Abakorinto igice 6:14. Naye ndasoma Kuva 25 nami nitasoma Kutoka 25 umurongo wa mbere kugeza ku wa 9. mstari wa kwanza hadi 9. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Tutasoma kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Uwiteka abwira Mose ati bwira Abisirayeli bantura amaturo, umuntu wese wemezwa n'umutima we azaba ari we mwakira ituro antura. Ibi aba ari byo mwakiraho amaturo
izahabu n'ifeza n'imiringa n'ubudodo bw'umukara wa kabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba n'ubw'ibitare byiza n'ubwoya bw'ihene n'impu z'amasekurume z'intama zigishijwe inzigo itukura n'impu z'inyamaswa zitwa tahashi n'imbaho z'ibiti byitwa imishita n'amavuta y'amatabaza n'ibihumura neza byo kuvangwa n'amavuta ya elayo yo gusiga n'ibyo kuvangwa n'ibihinduka umubavu mwiza wo kosa n'amabuye yitwa shohamu n'andi mabuye yo guhundwa akaba ku mwambaro witwa efodi no ku mwambaro wo ku gituza. Kandi bandemere ubuturo bwera buri hagati muri mwe, muzaburemere buse nk'ibyo ngiye kukwereka byose, icyitegererezo cy'ubuturo n'icy'ibintu byabwo byose. Amen. Mwene data arasoma, ndugu atasoma naye Abakorinto ba kabiri 6:14. Mwifatanye n'abatizera mutabanyi, ndetse gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Kandi Kristo ahuriye he na Beliyali? Cyangwa umwizera n'utizera bafitanye umugabane ki? Mbese urusengero rw'Imana rwahuza uruterure n'ibishushanyo bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho, nk'uko Imana yabivuze iti, nzatura muri bo, ngenderere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. tunaweza keti Ngena mwene data tukumwe, na ndugu, tuko pamoja, tubashuje mu izina rya Yesu Kristo. tunawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Mukomere mu mwami. Tunalinga ndani ya mfalme Ndabona wetu. munezerewe, Naona mnafurahi. bigaragara ko Imana yakoze ibitangaza mu cyumweru. Katika juma hii Buriya hari Imana yarinze mu mihanda, Mungu alichunga ndani ya barabara. buriya hari barwayi none bakize, Wagonjwa walipona. hari abandi Imana yarangirije utubazo Mungu alitatua shida ni zao. Imana tubikomera amashyi izina rya Yesu. Imana ni nziza, nta gisa n'Imana yacu. Fanana na Mungu. Wa umwami wacu avumwe, Nataka Mungu wetu alaniwe. nitujya tuyivuga Tunapoisema muzajye muvuga muti mureke yitwa Imana, acha aite Mungu. kubera ishoboye ibyo ntashoboye, Maana naweza mambo yote. izi ibyo ntazi, Najua mambo sijui. itekereza ibyo ntatekereza, Mambo sifikiri. kandi njye ndi mugufi ariko
Imana yacu twe turi abanyantege nke, ariko Imana yacu ni nyembaraga. Ntimutinye, yaduhamagaye, irakomeye nk'icyuma. Nkuko utashobora gufata icyuma mu gihine, uko niko Imana yacu imeze. Ntugahure n'ibigeragezo uvuge ngo mbese noneho ndajya he? Ndajya he? Imana yapfuye? Imana yacu irahari, irakora, irakomeye. Hahirwa abayiringiye, kuko byanditswe ngo hahirwa abiringiye Imana ya Yakobo. Irakoze kuko yongeye nanone kutubonanisha, nihabwe icyubahiro. Somye rero amagambo y'Imana mu gitabo cyo Kuva. Mose igihe yaratangiye Imana arimaze kumubwira ku musozi, yamweretse ihema ryo mu ijuru, amubwira ati witegereze kugira ngo utazahushanya nk'uko nanjye nakweretse. Mose ndi kubona ari gukanura amaso, ari kwitegereza rya hema. Ryubatse rite? Uburebure, ubugari, ubunini, bimeze rite? Ubikore byose nk'uko wabyeretswe. Abafite amahirwe ni abarakurikirana amagambo ari nk'umugisha w'uyu mugoroba uzagufasha mu rugendo, ukagukomeza muri iyi nzira, mu izina rya Yesu Kristo. Mwese turi kumwe, muri kudukurikirana neza. Mose rero ajya mu mwuka. Amagambo y'Imana ntabwo bayumva bari mu mubiri. Mose arateruka arareba, aravuga ati mbega Imana we, yateruye Mose nawe ni guterure. Yamuvanye mu mubiri ikamujyana mu mwuka, nawe ni kuvana mu mubiri ikujyane mu mwuka. Mose abihanga amaso, aravuga ati noneho rero maze kubibona, reka nanjye ngende mbikore nk'uko babinyeretse. Impamvu tuvuga ngo amadini yaraguye nuko bakora ibitandukanye n'ibyo batweretse. Impamvu tuvuga ngo abagatulika ntibazajya mu ijuru nuko n'aya masaha batazi aho mugeze. Yaduhaye ijambo, reka duhereze umuhanuzi, tuyihaye icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Mose rero aramanutse avuye ku musozi, abwira Abisirayeli ati buri muntu wese nakwetura. Umuntu wese ufite izahabu ayizane, ufite impeta ayizane, ufite isaha ayizane, ufite icyo ari cyo cyose ayizane. Hari ibyo banyeretse nanjye nshaka kurema, kandi nijya kubirema ndabirema nk'uko babigeretse. Ndi kubona abasere bari kuvanamo impeta, abandi bari kuvanamo amasaha, abandi bari kuvanamo ibintu byose by'izahabu, babihereje Mose. Hanyuma Mose rero abaremera rya hema. Biriya hema umuhanuzi Branham ari kuvuga ngo ryari ihema rigabwe gatatu, kuko hari ahantu habanzirizwamo, hariho ahera, hariho n'ahera cyane. Hariya hera, hari ahera, hari uhema ribanzirizwamo. Ndi kubona n'umuntu wiviriye guhinga nawe yarigezemo. Sabaga mu kuyumva. Ndi kubona n'umuntu wiri bari gukina amakarita yarigezemo. N'uri gukina umupira nawe yahageze. Hari ihema rero ry'ahera, biraryo byabagamo kiriya cyotezo kitabaza, cyabaga aho ngaho cy'izahabu, ariko aho ndi kwihutira mu iryo hema hari icyotezo cy'izahabu. Mu iryo hema hari ameza ateretsweho imitsima, ariko mu hema ryo hirya cyane ry'ahera cyane harimo isanduku, harimo igitereko cy'amatabaza, kandi iyo sanduku yarimo inkoni ya Aroni,
yarimo urwabya rw'amano na mtungi amanu kandi burya hari harimo na bya bisate by'amabuye by'Imana yarenze amategeko ya sheria. sababu mu kuyumva Maneno haya mnasikia basi muhema byo hirya cyane mwisho sana ahera cyane mahali patakatifu harimo igitereko cy'amatabaza kinara cha dhahabu harimo isanduku masanduku iyo sanduku yari irimo inkoni ya Aroni yarabije uburabyo naona maua mw'iyo sanduku hari harimo ibisate by'amabuye pande ya mawe bya bindi Imana yahaye Mose yanditseho amategeko ikeko sheria muri iyo sanduku hari harimo urwabya rw'amano mtungi amanu ibyo byose byari biri muri ya sanduku ariko aho hirya hera cyane pale pahali yinjira mu mutambyi mukuru mu mwaka nabwo akinjiramo rimwe mara moja yakwinjiramo uko umwaka utashye anapoingia kwa kila mwaka bakamushakira ikiziriko wanamtafutia kamba bakamushakira umunyururu shene bakamuzirika mu kaguru wanamfunga mguu bakavuga ngo genda amahoro mwa wende salama niba wasezera ku miryango y'abasirikare waga jamaa kamanda wayisezera ilaga abantu ukabasezera kubera kugaruka byari amahirwe babu kurudi kwa salama umugabo wari uhatuye umugabo wari uhicaye ni umugabo witwa Yesu Kristo ni Imana yera cyane idafite n'agatokorwa na kamwe anataka hata moja hanyuma rero bakamuzirika ikiziriko funga kamba yanzogera bamuhaye kengele walimupa ikagenda iri kuvuga hanyuze hose baada anapita popote kugira ngo nibumva yacecetse ishasikia kwamba babwire famiye ngo byarangiye ilikwisha. icyo gihe uwo mutambyi mukuru Ile wakati kuhani mkubwa yinjiragayo rimwe mu mwaka alikuwa anaingia mara moja kwa mwaka akajyana amaraso yabariye abantu agiye gutambira wale watu ambao wanatolea dhabihu, ariko aho hera cyane lakini pale mahali yewe icyo patakatifu bwambiriye ni kimwe mpango yangu nuko inyegamo sababu ile yari ikingiye ahera cyane inafunga mahali pa Yesu Kristo yayikuyeho kugira ngo bose bigerereyo n'abafurere bigereyeyo yabiduhaye ntihabwe icyubahiro icyo gihe byari bimeze bite ile wakati ilikuwa je wenda tuzabibwaho n'ikindi gihe tutasema kuna siku ingine abagabo bigoga bari kwirukanka ku ntungura wanaume walikuwa wanakimbia kwenye njiwa, umugabo akiruka ku numa wanakimbia kwenye njiwa umugabo agashaka agatama atafuta kondoo kugira ngo ahari wenda kusudi lao kari agatama nigapfa kifariki gapfe mu cyimbo cye ikufe baadaye yake. nawe ndi kwibaza waburaga inuma Aliyekuwa anakosa njiwa akabura intungura anakosa na byamugendekeraga bite aje kwake. ndashimira igitambo Yesu Kristo kuko yabonye kera gahato tutazagashobora atuzanira igitambo gikomeye. Yesu Kristo ni igitambo cyanjye nawe kugira ngo ibyo nashoboye we abishobore. Ni Imana ikomeye yambaye umubiri ararenganya muri byahema ryahera cyane bibiri kuvuga ngo niwe mubiri we Yeye mwenyewe atanga umubiri we kugira ngo ugereyo nanjye ngereyo iyabidukoreye ntihabwe icyubahiro. Ubu ngubu sasa turaririmba kunesha tunaimba ushindi, tukaririmba amaraso tunaimba damu, ariko ntabwo bitewe no gukiranuka kwacu sababisha na kuwa haki kwetu, kubera gusokoza kwawe kuchagua kwako ntabwo byaguhesha ijuru iweze kukurudisha mbingu. no gusubiza abantu ngo waramutse ukicisha bugufi Kanyenyekee nta hantu byakuvana nta naho byakugeza. kufikisha mahali Inzira ni imwe iyaduciriye inzira ni inzira y'amaraso ni inzira y'imbabazi. Uwo mugabo witanze agasesa ubugingo bwe izina rye nirihabwe icyubahiro. Icyo bwambiriye ni ikihe? Ni umurongo twasomye kuvuga ngo Mose arababwira ngo mubizane tubaremere ubuturo bwera. Ubwo buturo bwera baraburemye ariko mu ntambara ntabwo bagendaga basize isanduku. wameacha sanduku, Iyo babaga basize isanduku walikuwa wameacha sanduku babaga bazi yuko baranesha. kwamba watashinda. Nanjye nongera mbabwire ngo inzira zose banyuzemo n'abadayimoni bari bazungurutse babatsindishije ya sanduku. Ya sanduku yabaga he mu buturo bwera bw'ibyahera cyane.
ntiyanesha, amakoti yawe ntiyanesha. Ikinesha ni ikihe? Dufite isanduku. Haleluya! Dufite amaraso, dufite ijambo yariduhaye, rihawe icyubahiro. Haleluya! Bahagaze mu nzira bakagenda, cyokoze ya sanduku bakavuga bati dufite isanduku. Ni nk'uko Chantal yavuga ni kumwe n'umwami Yesu, ntacyo nzatinya. Benose bakavuga ati ni kumwe n'Imana nzima, njyewe ntabwo nzatinya. Niba ari umurwayi, niba ufite ibibazo, niba ufite intege nke, iratabara abandi, nawe uzatabara. Haleluya! Imana itabara. Ntabwo ari njye, ntabwo ari umuzehe, ntabwo ari zonuse. Iratabara abandi, nawe uzagutabara. Icyangombwa ufite isanduku, muri kumwe, ntabwo warayitaye. Niba warayitaye, abademo bangana n'ikiguri bazaza aho uri, ntabwo uzabikura. Ariko kunesha si ukwawe, kunesha si ukwanjye, kunesha si ukw'abakozi, aho kunesha ni ukw'umugabo witwa Yesu Kristo. Sanduku barayikoreye, sanduku barayihetse, kandi bari baravuze bati izaremerera intugu z'abarewe. Ubona iri kuremerera intugu z'abagore ntimuseka. Iyo mubonye abagore bafite ijambo ry'Imana bagafata Bibiliya ngo batumwe, namwe ntabwo bibatangaza. Isanduku y'Imana ntabwo izaremerera abagore, ahubwo izaremerera abagabo. Kuko Imana yafashe abagabo ibuzuza umwuka wera, ibashyiramo umwuka wayo kugira ngo baheke isanduku. Iyo sanduku ni isanduku y'isezerano. Iyo bageraga kuri Yorodani bakumva burabishe, Yorodani yamaze kuzura, baravugaga bati mureke abarewi bamanze bagende. Haleluya! Babanza bahagararemo. Ubwo bafite isanduku, nanjye ntabwo ndi gutinya. Nanjye mbwira abateranye, mbwira abagabo, mbwira abakozi, mbwira abagore, iradutangije urugendo, iraduhetse, iradukomeje. Dufite isanduku, dufite abakozi, Imana yabidukoreye, nihabwe icyubahiro. Yorodani nawe yababona kavuga ati he, mbonye umuremyi wanjye, sinahangara guhangana n'umuremyi wanjye. Amazi yirukankaga Yosuwa akayahushe. Ntabwo Yosuwa yahuhaga amazi, ahubwo isanduku yageraga mw'ayo mazi, amazi yose agahunga. Nongera babwire ngo Yorodani yatangijwe n'isanduku yari iremereye intugu z'abarewi. Iyo Mana ya Yosuwa, iyo Mana ya Aburahamu, iyo Mana y'abahanuzi, niyo Mana yacu none. Yemere, yikorere, yubahe, izakubahira. Yisuzuguze, izagusuzugura. Haleluya! Ifata neza, izagufata neza. Yipfukamire, nayo izakuzamura. Icishe bugufi, izakuzamura. Amagambo ni amina. Baneshaga badatsindishije imbaraga zabo, ahubwo batsindishaga isanduku babaga bahetse. Nanjye ndi kureba bari Yeriko, neza neza barazunguruka. Bazunguruka ubwa mbere, bazunguruka ubwa kabiri, bazunguruka ubwa gatatu, bazunguruka ubwa kane, ubwa gatanu, ubwa gatandatu, ubwa karindwi. Bagiye kumva Yeriko irabidutse. Umuhanuzi ati urukuta rwa Yeriko wabaga warunyuzaho imodoka ikabisikana n'iyindi. Barashyizemo beto na beto kugira ngo aho hantu hatazagira umuntu uzahangara. Ndabwira rero ngo igikuta kiri imbere yawe kirimo beto, iratabaye abandi, nawe uzagutabara. Haleluya! Nubwo bacubaka bakagikomeza, haleluya, ukanyiganyiza bikanga, ukanyiganyiza bikanga, irarituye Yeriko ntacyo bizakira. Haleluya! Uza akazi, ujya ku kazi, ujya ku kazi, bava akazi, oya,
tumaze kuhayari tulikwisha kutoa kazi nakutsimana tuzakora iki umwaka wa mbere umwaka wa kabiri bindira iyo atabaye abandi izamuha akazi kubera icyo gikuta iyo atabaye abandi izakibanaho ntabwo Yosuwa yahakoze nta n'abisirayeli bahakoze nta n'abatambyi bahakoze ahubwo Imana y'ubwayo yahekesheje abakozi bayisanduku maze bazungurutse karindwi inkike z'Yeriko ziramanuka ziba nk'ibikenyeri nangwa ziba nk'ibibuye biri guhirima abantu bose baratangara wakashangaa cyatubwiye Yosuwa avuga ndio maana Yesu alisema eti nkurikije uko kino gikuta cyari gikomeye kufuatana vile ilikuta ilikuwa ngumu mfite ikigeragezo maranye imyaka jaribu nayo miaka 20 none Imana iragikemuye sasa Mungu anatatua umuntu wese uzahangara kubaka Yeriko atakayesubutu kujenga azapfusha umwana we w'imfura muzali wa kwanza umuntu uzahangara gushyira umusozo azapfushe umuhererezi na mtoto wake Yosuwa yarahiye ari uko byari bibagoye nanjye mbabwire ibikuta byose biri imbere y'abakobwa bacu biri imbere y'abasore bacu biri imbere y'abasore bacu biri imbere y'abakozi bacu iyo ahiritse Yeriko yabyo irabitura Imana yacu irakomeye Imana si umuntu Imana ntabwo ari njye Imana ntabwo yambaye umubiri Imana irakomeye inyuma mu kibambasi igahinduka hanze wowe ushatse gusohoka wabanza wakomana nawe ukabana y'itafari ariko yo mu Rwanda iriyo muri Kongo irahari muri Amerika irahari iyo atabaye abandi iyo niyo Mana yawe haleluya abaganiriza amagambo ari kuvuga ngo Imana mu bwoko bwayo Imana mu bwoko bwayo Imana mu bwoko bwayo ni Imana ifite amaboko Imana mu bwoko bwayo ni Imana ifite imbaraga Imana mu bwoko bwayo ni Imana itananirwa Imana mu bwoko bwayo ni Imana itarambirwa Imana mu bwoko bwayo ni Imana nyamana n'ubwo tuyikorera amashyi Imana mu bakobwa bayo Imana mu baririmbyi Imana mu bakozi Imana mu bafere Imana mu bafere Imana mu rubyiruko rwacu ni Imana nyamana haleluya Imana mu bwoko bwayo Imana mu bwoko bwayo ntabwo igitutu cyayinaniye Imana mu bwoko bwayo nukora amaze imyaka ari kuvirirana yarahageze abarakize kubera yaravuze ngo Isirayeli nta n'ingumba izabamo bisobanurwa ngo mu bafere buri muntu wese azajya yera imbuto ugera hari abazikubonaho ntabwo uzaba igiti cy'umukore ahubwo uzera imbuto kubera iyo Mana ituye muri wowe niwihaye ino nzira ugakurikira nyogosenge ugakurikira abana bawe ugakurikira umuyomba uzabona inzira nta kabuza ariko Imana nitura muri wowe ikakuyobora aho yagejeje abandi nawe izakugezayo ese amagambo muri kuyumva ese amagambo ni yamina abayitaye bategeye amatwi Imana ibahamugisha mu izina rya Yesu Imana mu bwoko bwayo bari bafite umuhanuzi kandi burya umuhanuzi yari Mose bari bafite igitare cyabakurikirana kandi nanone abantu na hano iyo bagiye kuvoma ubusanzwe baramanuka ariko Abisirayeli bo bajyaga kuvoma bazamuka kugira ngo Imana yereke abanyamubiri igihugu itandukanye n'abantu iyo Mana yacu nihabwe icyubahiro bari bafite umuhanuzi bari bafite Mose bari bafite isanduku mbega ibintu bimeze neza isanduku irahari umuhanuzi arahari igitare kirahari Bibiliya iti igitare cyabakurikiraga cyari Kristo ese amagambo ni yamina ese amagambo muri kuyumva neza Imana mu bwoko bwayo ntukihebe uvuge mubwije ukuri none urebye ibintu
ukiona mambo ya majaribu ni nani? Nibyo kumitana. Ya kulipitua kabisa. Mutere gushakira hirya no hino. Mahali. Hii hasitaipona. Aho ngaho mujyaho. Ukifika mahali hapo uzamenye ujue kwamba Imana Mungu wamaze kuyimura cyane. Kuisha kuyihamisha Imana izananirwa kugutabara ari uko wayimuye. Ari uko itakiri muri wowe. Ariko kiri muri wowe. Izishingira ibibazo byawe. Izishingira uburwayi bwawe. Izishingira imbaraga z'intege zawe. Izagutabara. Izakunyuza mu nzira. Ibiteye ubwoba bizajya bakwinzira. Birita ahari bazatera. Ahari bazatera. Ariko singizaho bateranije. No mu mazi nunyuramo ntabwo azagutembana. Kandi no mu muriro naho uzakumukandagira ntabwo uzaje. Iyo atabaye abandi natwe nidutabaye. Ndi kubaganiza ngo Imana mu bwoko bwawe. Haleluya. Abafilisitiya bageze isambu. Bayitwaye iyo igeze iremerera amahanga. Iri jambo ntabwo ari irya bose. Iri jambo rifite ba nyiraryo. Bagezeyo Imana itangira kurobanura ubumana bwabo. Karahaka Mana kubita kaba karaguye kananguka. Iyi ni isanduku twazanye ntabwo niyo gutumaraho urubyaro. Imana tuseme mwabariki. Mungu hamujapata kitu. Bwacye mu gitondo asubuhi yake umwe akabwira undi ati mmoja anamwambia mwingine, rebera hano hari ibiti. ona ndani ya mabega yangu kuna milima. Ukunyereka ibyo mu bitugu kandi hano kuna byamaze. Kutumba bilimaliza. Imana ibateza ibibyimba. Ibibyimba bivaho ibateza n'imbeba. Ikaleta na panya. Imbeba ziba nyinshi sana. Unyura hano kura n'imbeba. Kura n'imbeba. Kutana panya. Ati isanduku iradukora. Isanduku itatugusa. Muze tuyitware. Acha tuichukue. Tumusubize bagenzi. Tuichukue kwa wenyeji. Nimuyigarure. Ukirudisha. Niyo Mana ntabwo ari iyawe. Niyo mpamvu abahinzi b'ibyuma bavuze bati aya mavuta ni ayanjye. Naho mwe mujye kugura ayanyu. Amavuta afite ba nyirayo. Ijuru rifite ba nyirayo. Nubwo wagihatana. Uraho pastor. Uraho. Ntabwo bizakugezayo. None uyu munsi urufatiro ruracyahari. Rwanditsweho ngo Uwiteka arasabe. Abimanira bazi. Umurakarira. Umwekegera amenyo. Niba yaratoranijwe ntacyo uzamutwara. Haleluya. Wongera ababwire ngo urufatiro rurahari. Imana izabaye. Nduje umusore witwa Mana izabaye. Mana izina ryiza. Imana umugisha dada. Mu izina rya Yesu Kristo. Sanduku barayigaruye. Batoya. Hapana. Katuihererekanye igende. Bivana ibi yewe yatumara utumaliza. Baragenda bayishyira ahantu. Bakaweka mahali. Babwira Dawidi ngo yamushyikira isanduku. Sanduku Dawidi nawe agenda ari gutinya. Ahageze ayihekesha amagare mashya. Barayinanura. Sanduku y'Imana ni hamwe muntu we. Ariyereka ariko yiyereka ayihetse ku magare mashya. Ntabwo isanduku bayiheka ku magare mashya, ahubwo itegeko ryari ngo izaremere intugu z'abarema. Arabyina sanduku y'Imana we ni nk'umuntu wasanga muri hoteli. Fure wa kera shamu akajya afata icupa cya byera akagira ngo turabafure bo mu gihe cyo kwangana hayo ntimudukinire. Ibyo rero uri kwihekesha amagare mashya, uri kwishyira aho batanteguriye isanduku ihekwa ku ntugu z'abarewe. Amen. Hanyuma Dawidi nawe ageze ahantu avuga ati kandi ubwo nayishyize ku magare mashya ukabona bingozeho nangira akagenda n'igicumbikisha.
kuko nari kwitinya sio vile walikuwa naogopa ijambo ry'Imana neno la Mungu. Imana twizeye Mungu tunayemwamini Imana yo gutinya kuogopewa, ni Imana yo kubaha Mungu akutii ukayubahuke acha ngo wifate ukubonye kushika bila wewe ahubwo Imana yacu niyo guhindurwa n'umujinya ya kutetemeka mbele yake. hanyuma rero ya sanduku Baadaye sanduku bayishyira ku mufurere witwa wakaiweka Obedo kwa ndugu wa Obededomu. bayishyize aho ngaho Walipoifika irafata pale amezi 3 tua mezi 3 bajya kuvuga ngo ihene yabyaye 4 mbuzi kuzala intama kondoo yabyaye 5 tano kuzala 5 inkoko kuku yaruye umushwi 40 vifaranga 40 yari afite amafaranga ku banki 1000 none ngo amaze kugera mu 50 yari ari muri renti none bamuhaye inzu yaguze 500,000 ego Obededomu arakira imigisha iba myinshi nanjye mbwira abateranye udafite Imana yarahumbye umukene ntawe wabuze amafaranga umukene ntiwabuze ibyo kurya umukene ntiwabuze senyeri umukire ninde ntabwo wambaye amagozi ntabwo ari amashati umukire ufite ijambo ry'Imana ufite ijambo ry'Imana ushaka wavamo yaba bose turaba bose dufite Imana rurema iyumvirire ririmba nezererwa ufite ijambo ry'Imana muri bose ariko umugore utagira ijambo arutwa na sigareti umuhanuzi ati arutwa na sigareti umukobwa na umusore wateranye utari wabatizwa mu izina rya Yesu sigareti imushumbya kurama avuye n'ahantu atabatijwe akitoka hapa bila akagera hari ahantu bakamugonga ntabwo yazavuka apiriye mu byaha mu bazavuka ntawe urimo aba bose ni bane bafite isanduku bafite umuhanuzi bafite ijambo iyabikoze ihabwa icyubahiro haleluya yaba muri aba bose mubwire satani ngo turi aba bose uburwayi ni buza yewe ndi bose ibibazo ni biza yewe ndi bose mubwire abadema ngo turi aba bose kujya mu icumi bunje mnajikuja abantu Imana zarabaha Mungu aliwapa ko wifashe ku matama wariremye ulijiumba wewe mfite ibibazo urebye byarananiranye mu gihe imyaka 10 none barahugiye bimaranye kangahe Sara bimaranye kangahe yatabaye abandi nawe zagutabara nongera mbwira ngo turaba bose icyangombwa zirikana isanduku n'umuyifite izakuneshereza aho uzajya hose abarayizanye nandi kubona bari bameze neza mbega indirimbo mbega amavuta kizwa ni ku muntu iyo butaba umuntu simba narabonetse Dawidi yereka maze Mika abaramureba mbega umugabo w'umubwa yewe uri umusabire pe umwami nkawe imbere y'abana ni nk'uko uno musaza yaza kubyinira Imana hano umukazana w'uwicaye hariya nanjye bafite amabanga akamukweda ntabwo uyu mufurere ari kukubyinira ahubwo ari kubyinira yamuremye umutima wanjye uhimbaza Uwiteka Dawidi ati nabi byose muhimbaza Uwiteka nzajya nshima Imana nkiriho nzajya mbyinira Imana nkiriho Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo Dawidi aramubwira ati mbareka nkubwire so Sawuli yaramushingiye ariko nta bugingo bwanjye afite ubu ufite niwe niwe ukigira akadiho none
Imana zibaye ibyara. Akafunga tumbo ya kuzaa. Umugore wa Dawidi wabaye ingumba. Akakuwa tasa. Yari ingapfa. Imana yaramuzigimira nyina bitewe n'iki nuko atanejejwe nuko Imana bayibyinira. Y'abakobwa babyinira Imana hano, abasiteri bakabyinira Imana hano. Naho uri ngo azi kwimangarika. Senguriya ufite abademu ntabwo ari kwenda kuba mu asambure yacu. Hamenye ntabwo kubitira hakazino n'abamwe ona harase ngo bari mu maci reka tuyibyinire reka tuyimanikira amaboko twarara gupfa none turi bazima. Iyo Mana we Imana mu bwoko bwayo ntabwo kubyinira Imana byasigara. Imana mu bwoko bwayo amavuta ntayo yasigara. Imana mu bwoko bwayo izi ngoma ntabwo zasigara. Imana mu bwoko bwayo kiragitari kiravuga kiracura umusore afite akagikubita kubera iyo Mana niyo Mana nkorera. Iyo Mana yateze ahirwa biringi Imana yacu. Haleluya. Naratangaye umuntu umwe ari kuvuga ati umwuka tugushize umwuka tugushize abaganga uzi amafaranga uguze. Nanjye ndavuga ati Mana we umwuka munini guhumeka buri munsi none nejo hari abantu bajya basuzugura amenyo. Kuna watu wanadharau meno. Mbona amenyo? Unaona meno hii? Ukayasuzugura. Uza amadolari kurambitse. Dola unauvaa. Dolari ngari murangaye amenyo. Nino moja linauza $1. Jinyo limwe murangaye amadolari. Dola ngapi? Mengi. Ikumbe byinshi friend. Ariko iyo ubuse ukabona aruzuye. Byonyine bishimira Imana. Maze abatabyina abadahimbaza Imana ntibashake bicwa n'agahinda. Mujye muyibyinira bicwa n'agahinda, muyibyinira abarwaye, muyibyinira abafate, muyibyinira Imana yo kubyinirwa. Icyangombwa zirikana isanduku. Imana niyo nyir'umurimo. Imana mu bwoko bwayo ntabwo ari Samusoni. Ariko reka kubaza Samusoni ingunzu 300 yazibona. Tanusi uramutumye ingunzu bayibona. Samusoni yazanye 300 arazipfundika arahamuraniza harishwe nande ni Imana muri Samusoni. Haleluya. Ntabwo ari wowe hamwe mesaje ubona utarakuye. Ntabwo ari wowe ni Imana muri wowe. Ni Imana muri wowe. Abandi n'abatonere abandi
hanyuma ndakura mu Samariya nakuamkia Maria abandi baratari Sabato ariko wowe y'uruhuti bya wowe ngiye mu Sabato. Haleluya. Aba wayigezemo neza ariko abandi umunsi w'Isabato sha bamukubise akizuba rigiye gusa ukari ku munsi w'Isabato ntabwo wari wakira ntabwo wari wakirwa. Isabato yacu ni muri Yesu Kristo. Haleluya. Nongera mabwire ngo aratwika ageze ahagarara kisha akasimama ahitegereje mbega ingabo z'Abafilisitiya bo zirashawe. Ndabwira abafurere bateranye n'abaterere bateranye namwe mucana amafumba dutwikira abademo, mucana amafumba dutwikira abademo b'umurakari runguza, abademo b'imijinya runguza, abademo bo kudasenga runguza. Haleluya. Haleluya. Rero wapfushije Imana ikuvanye ku rusenda, Imana ikuvanye mu ngwane wari urimo, none nawe ukamenya impamvu ntabwo uzi agaciro k'Imana. Mufata amafumbare shika moto twikira abadayimoni abiteganya abo kutabyina abo kudasenga abo kudakundana shaka amafumba tubatwikira. Arahagarara aravuga yewe ndagushimiye Mana nanjye ntabwo ari njye Samusoni ahubwo ni Imana muri Samusoni. Arikanga aragenda afata ibirembo afata ibihindizo Frere mama kuvuga ngo yari konge gupesa amatoni 12 ari kubita kuweka kwa mabega Samsoni akabeba agenda alishukunya ntari akabitupa kama kule. Uwo ni Samsoni kweli? Samsoni kweli amanukanye na se amanukanye na nyina na mamake baragiye bahuye n'intare. Samsoni ati mushaka guhangarane murahangarane mushaka amahoro y'Imana irinda abasimba b'Imana irinda abana b'Imana bitari ibyo uzahura n'ingorane. Samsoni abagiye iruhande afata ikare uranzi jewe usundimo kamata arashanyura aterera hariya abwira nyina na se ngwino dukomeze urugendo. Umurimo yawurangije kera nta muntu ugira ikigeragezo ngo yibiri kukibunza mu bantu ahubwo arakigira akagisengera wenyine akirara n'Imana wenyine. Ntabwo yabibwiye nyina ntabwo yabibwiye na se. Ntuzahura n'ingorane ukajya kwa Didasi maze rero naho manini ukajya kwa Hamenya maze rero naho manini ukajya kwa Zenuri maze rero naho manini. Urimo abadayimoni imyanya 1000 bazaguha zizakuroha mu manga. Pfukama Imana yaguhamagaye ifite amatwi. Haleluya. Ifite amaso irareba yiteguye kugutabara. Abateranye Imana ibatera umugisha. Imana mu bwoko bwayo Imana mu bwoko bwayo ifite imbaraga. Imana mu bwoko bwayo irakomeye. Imana mu bwoko bwayo ntinanirwa. Imana mu bwoko bwayo ntabwo iruha. Imana mu bwoko bwayo ihetse abana bayo. Njye ndi kubona ndava mu mujishi uwo mujishi ugiye bagushyiriyeho hari ibyana by'iheka ugasanga ubana kunagana wakitanjyana mu bwonko kabona ibibago kiri kubijyaniriya ugwana nyina akibuka gwenda kugwa hasi. Ndabwira bera ngo senyera afite umugongo mugari n'ukunda mu mugongo wa senyera we araguhetse ntacyo kizaba.
ibyo byose bisiga uruhande Yesu araguhetse icyo niyo cyasigaje mu karoti cyo cyasigaje mu karoti ikazanjye amafaranga yawe ibyo byose byasigaje mu karoti ahinduka iby'igihugu ntitubaganiza ngo Imana mu bwoko bwacu ariko reka mbabazi kandi baneze bano bafurere buriya Dawidi ni imbaraga kirafite cyo kwica Goliyati yarandika nta n'icyo mwibona yarakwiye ngo Goliyati afite amacumu afite n'ingabo undi afite umuhumetso umuhumetso wahangana n'amacumu bino nakubagira ibisiga sha banyohereje karakana barasuzuguye kweli baragusuzuguye agafurere gafite amavuta umufurere w'amavuta bwa kabiri aruta dimirimondo ibihumbi 10 Frebra na mkubango wera kw'umuhumetso marayika afata ibuye ryahuye ibori kubisa mu gihanga cya Goliyati nanjye ntabwo ari njye nawe ntabwo ari wowe nawe si wowe iyaduhamagaye iraduhetse haleluya uru rugendo urahije nkomeje ntabwo ari uzamurangiza ahubwo Imana muri wowe izatuma usoza amahoro niyo Mana twongere tuyihe icyubahiro iyo Mana ndayinamaho iyo Mana ndayikorera iyo Mana ndayivuga iyo Mana wikunde izarangiza n'ibibazo byose uko nshoje rero nagize ngo nongere mbabwire yuko abafurere bose muzi bakomeye ntabwo bariho ahubwo yari Imana Yesaya 66 kuva mu cyumba cy'abageni ndashoje harwa mu ki Yesaya 66 soma twihute dusoze Imana mu bwoko bwayo amen amen mubitegera amatwi Uwiteka aravuga ati intebe yanjye sinayo intebe y'ibirenge byanjye uzanyubakira nzuki kandi aho nzaruhukira azaba arahaguki kuko ibyo byose ukuboko kwanjye ariko kwabiremye bikabaho byose Uwiteka avuga ariko uwo bitaho ni umukene ufite umutima umenetse haleluya Uwimana yitaho ni umukene ufite umutima umenetse muzanyubakira nzuki ijuru n'intebe yayo isi nayo n'intebe y'ibirenge byayo ntabwo muzanyubakira nzuki Imana rero yimutse muri bya heza n'ababwiye irakatahaza yirukanyira mu muriro wa Yesu ubu none iri mu toro ryayo natwe turi ingingo z'uwo mubiri mwemera ko Imana iri muri twe mwemera ko Imana iri muri twe mwabyemera neza mwemera ko yakizaga ibirema no mu materaniro yabikiza mwemera ko yazuye abapfuye na hano yazura abapfuye murabyemera baraka bari kubyemera bariya mwemera ko yazuye abapfuye ikavuga Lazaro na hano yatuzura umufurere noneho niba yazura abapfuye rero reka gutaka igifungo ahubwo napfuye we ntabwo upfuye niba ukiriho ahubwo warakize ufite igisonga ngo kijye gikubita ngo ni nk'igisu kandi asa kutagiye akamuga karuta gatumba Imana cyadufiteho umugambi Imana duteranye nayo nihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo abafurere babiri baratangaje cyane niyo mfobye n'ibyabo biratangaza bahagurukije ikirema wama Petero ati
ifeza n'izahabu ntazo dufite, ariko uco dufite mu izina rya Yesu haguruka ugendera. Kirahaguruka baragihagurutse kiba kirakomeye kiba kirabahomeje. Shalom frere nari maze iminsi mu butaka none mbaye muzima frere ngiye ku materaniro bajya guterana bagerageje ku materaniro ngo arabiyegereza yegera Petero na Yohana ngo akiregereye abantu benshi baza gushungera bamumenye rero bisobanura asabirizaga yarasabirizaga none ni muzima. Nawe wari uri mu madini none uri muri eglise wari uri mu nyigisho mbi wahawe ijambo. Iyo Mana nihawe icyubahiro maze noneho cyakiremo aho cyakiri kwenye kilikuwa abantu wanadamu. hari umuntu wavuze ngo ni ubishe genda wagira unani bo banamushe Naweza kujua labda ni yeye walimuua. Ntugahimbaze umuntu, Usihimidi mwanadamu. ntukazabone frere Usione ndugu hategeka gukubita ingoma. kupiga ngoma. Kora hano zigukubita ingoma frere urabwishe ubwibone buzamufata azagira ngo muri assemble ni uzi gukubita ingoma wenyine. Ahubwo icecekere umusabire amavuta yo gukora umurimo. Babaraje rero akose ntabwo ngo nibo bamwishe. Ngone ni wale walimuua. Umuntu wagwanaga n'umugore Anapigana na mke wake akava imugogo akura ibifuso ngagenge amukemurira ibibazo. damu utatulie shida. Mbese nta bantu bakozi baba, Hakuna watumishi walikuwa tena. hano hari abakozi Hapa kuna watumishi. nawe ukabura bihambiye Unafunga mizigo. gafunga amashakoshi Funga wakatishije iyo wakatishije cyo uzagenda yegagenda mu gitondo ujya ngo niki giye mu Rwanda tuteye umukozi uzandangiriza ikibazo. shida. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Imana duhaye ijambo ryayo, inama zose ziri muri Bibiliya. Itike yawe rero irakureba, ariko nongera mbwira bera ngo abantu ni babi. Watu ni Baba baraje rero wakakuja. baza hafi ya Petero na Yohana, Karibu ya Petro na ariko Yohana. ngende kubitegereza Watazama. abantu barashaka kubatambira ibitambo. Tolea dhabihu. Ndi kubareba neza. Petero na Yohana baravuga bati, Petro na Yohana akasema eti, mwabo mwene data namwe bashiki banjye "Nanyi wadada zangu, nimutekereze ko ari twe mwabishimwe di ijuru ijabikishika bugufi Pekea kuko uzishyira hejuru wese Imana izamumanura, ariko uzamanuka Imana izamushyira hejuru. Ntabwo ari twe sio sisi, ahubwo bali wa wundi n'abambye muramukubita mwemera ko bamuhorera Baraba, Yesu mugira neza baramubaga. Iyo Mana rero iyo kandi kwizera hawe n'uwo yeye iyo kimuteye guhaguruka. inamsimamisha kusimama. Mwarahasoma Ulipasoma kwizera hawe n'uwo ntabwo ari twe. Imana nsenga, Imana nkorera ibahereza umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari wowe ahubwo ni Imana muri wowe. Imana rero yifitiye ubuturo mu bafurere. makao ndani ya Imana iri kugenderera ubuturo bwayo mu basenga. wadada, makao ndani yao. Nicyo Imana ishaka. Ile Mungu anatafuta. Furebura nama kuvuga Kuna nama anasema eti, uzi ko ikiyoni cyagiye mu gihe cya Nowa cyageze iriya ngo kigasanga intumbi kikiberayo soga anaelekea kule. gihura n'intumbi gihura n'intumbi arategereza se umunazazaga igisubizo ryari Siku gani? yohereza akanwa Akatuma huo. umuhanuzi ati kaburaho gushinga ikirenge karagaruka aragasinzira agasubiza mu nguge. Ndabwira abateranye mutere kubona aho gushinga ikirenge. Yesu araje, amahoro y'Imana abana namwe mu izina rya Yesu Kristo. Muzanyubakira nzuki Alijengea nyumba gani? gifatanya n'abatizera mudahuje Wasioamini msiko kuko byanditswe ngo Andika eti, nzatura muri mwe gendere muri mwe muzamera abahungu n'abakobwa. Ubwo nibwo bukuru Imana ishaka.
nibangaye bemeye kumutuza bakemura ibibazo byabo. Nawe urabyemeye amahoro y'Imana abane nawe muryame neza. Shalom shalom. Babaganira ngo Imana mu bwoko bwayo murare n'Uwiteka. Shalom shalom.